oya inywa dukeya oya da muganga yanyandikiye harya ntabwo nakubwiye yanyandikiye bitubishije imwe ku munsi imwe mu gitondo imwe mu gitondo indi nyuma y'iminota 30 aho bose urazibana gakundebera mfungiro uhe agira azinzanira siko nta mafaranga hari urabona amafaranga ava he amafaranga hari yandi naguhagara ya wamagangaye yandi naguhagiye guhaha wase ko nabaga ngiye kuyahahisha yarasigarana wese ubwo ko ngiye gupfuka yasigarana wayampaye mu iyo miti n'ubundi muganga yanyandikiye ahubwo hari n'ikindi nari nibagiye kukubwira ashaka ifi zimwe ndende zimeze nk'inzoka nkajya ntesheshatu ku munsi nazo ubwo ni impamvu inye bimwe bita impamvu ntabwo mbizi nge bambwiye amafi ameze nk'inzoka ameze nk'inzoka wakuzanira inzoka se oya inzoka n'amafi urumva bingana banzanira amafi ntacyo ubwo reka tuze tuyeranje turebe ko biboneka turebe usibwa n'ubibona urazukara urakira muganga niyo yanyandikiye yambwiye ngo nimbona bidakora uzajye kunshakira nabyibagiwe ibyo kuzana bya bikafumbere umva rero nkubwire sheri wanjye mugaba mwiza ibyo bintu bakwandikiye nta mafaranga nabibonera uri kumva ayo mafi nizo pirimusi za buri munsi buri kanya uri kunywa pirimusi ayo nta mafaranga mfite kabona iwanyu hashya wageze ukagurisha umugabane w'iwanyu wo kwanyuko kose wajya ukagurisha uwo kwanyuko enda ndagurisha umva rero nkubwire ntago nakwangaga nagukundagana cyane wewe wanambyariye n'abana beza none rero ipfa mfe nyine ugurampazi ipfa wipfi ese ubundi uwo muganga wandika ibyo bintu we ni bwoko kira ahubwo wowe si umusinzi ahubwo hari ikindi nari nibagiwe yambwiye ngo uze kunshakira na ka gakobwa ko kwa Makatanyi ngo buriya ngo kaje ngo tukaryamana ngo nka 3 ku munsi ngo nabyo byamfasha wa muganga ararusenye noneho burundu oya niko yambwiye niko yakubwiye urumva ushaka umusuwageje wako gakobwa nibundi se ntwaro usanzwe ukoma hora oya da netse ko ari byo muganga yanyandikiye nubundi asanzwe ubikora aho uzi n'ikindi yambwiye muganga burana areba kure yarebye aravuga ati rero mfendeke ndabona ubu izuba rimwe ariko kugira ngo ubone irindi zuba rya kabiri uruntu ruri kuza oya se ntundukire ugiye gupfa arongoye wa mukobwa wo kwa Makatanyi gira muhamagare gira uze kugira ibyo rero byose rero nabyo ahubwo icyo nabasha kubona nako kakobwa ko kwa Makatanyi ko nakabona mukajya muryamana nimwashaka ukaryamana inshuro 200 ku munsi umva wareba ukaba boyinde nze n'icyuma kimwe nta mafaranga afite ujye no kwikopesha tuzaba tubishyura ni mpfa cyangwa ninakira ntari oya ahubwo se eguka upfa no kwicaraho wowe urapfaho ewe egura gahoro ndi kubabara mu ndi kwegura gakeya oya gura gahoro uri kunyica ariko misora ndi kukwica ubwo nyegamira wamfashe gute ahubwo ikintu nari nibagiye kukubwira ninapfa zambabarira undindira umusuwagege uzawugarura ari isugi wapfuye uwujyanye se oya ntacyo uwusigaranye umukorera isuku ntacyo uzawunzanira ntacyo nzakuzanira ndumva naninaniriwe ngaho ngera uryamishe gakeya ryamisha gakeya ariko ngewe urwaye hari ubwo nakurwaza kagucya rwangira gakeya wagira ngo mbigenzane cyangwa ngutabora ikintu guhitukira undi umuntu akukubise ni wahita ubyuka ukanirukanka ega nawe mu bari gutuma mpfa nawe
urakapfa nabi umuntu upfasa agapfana ibyuma na byeri ahubwo urakavuze noneho ndumva akira gukubita amazi amazi ni yahaje amazi bambwiye kandi ukiwitukira oya bambwiye ko bitakunda bikunda ari kubonye akabyeri nako none ndi gushaka ibirayi noneho byokeje uratwite oya nyine ni ukugira ngo indwara ndwaye ibyo byose nibyo muganga yagiye ambwira ibirayi ndajya no kubyiba mu murima nyine uri kumva uko ndi kugenda mpfa ndi kugenda nibuka imiti muganga yanyandikiye uri kugenda uragenda wibuka ibyo bagiye bakwandikira ibirayi byo biroroshye urajya kubyiba muri wa murima wo kwa Pfoyuruhi nabonye yarabiteyemo na byinshi hari aho uzahita ukiba yahise rwose ibyo ngibyo ese nakumbwiye ko nabyo bigukiza nyine ikibazo imyota akira amazi koma ukapfa ubujya muganga ntabwo yanyandikiye amazi yambwiye ngo ninywa amazi ndahita ngwengera cyakira icyuma urongeye kugutamishyura ahita ubyuka oya nyica urahita ubyuka pe unyica nyine ubwo urabona bakwandikira ibintu bihenze amafaranga umuntu afite barabimbwiye kugira ngo mfisigare uyarya wenyine karyo umuriro wagiye ukanguriramo icyuma koko kagurirwa ibindi ntabwo uzi ko nasize mbyishyura byishyura se afite ayahe mafaranga navaga gushyingura so cyangwa niso none izo byeri zigeze n'uwo mukobwa ariko uwo mukobwa wo kwa Makata nyereka tufate telefone muhamagare muhamagare ubuse barazara cyangwa mwamusanzwe mubiziranyeho n'ubundi ni ibyo muganga yanyandikiye ubuse garaza atajyaho uwo musi wagiye ushaka araje ataguheze kuko bawukwandikiye umusi wagiye ni ugukozaho udutoki abo kwa Rufendeke muri aho Rufende muraho neza yego ndeba yanosera yaranoze yo bobo yega Makata uraho Mukamakata yego kimonyo muraho muraho neza amakuru Mukarufende byanze none se mwumvishije amaze igihe kingana iki sarwara mana ukwezi kurashize ameze gutyo sinumva nta n'uturaso turimo amugana ahubwo dore ikibazo yagiye kwa muganga kuko tutari twajyana bamutegeka ibintu bigoye ntaboneye n'amafaranga ni ibiki se kandi ngo bamutegetse rese urashaka umupfu mu nzu wajyanye umuntu kwa muganga niba nkubwire yagiyeyo ibintu bamutegetse mare nyana yimbwira ku nkumutiragira pe bamutegetse ngo gusa cyangwa ngo ariko se ko ndeba cyititiza cyane ngo eshanu mu gitondo ngo n'eshanu hasi n'eshanu ziri mu mugoroba none se uranzibuza kugira ngo umuntu wageraho ngo n'ibyuma nari mbyibagiwe ariko nese umuntu nibagiwe icyuma Pfoyuru reka nkubwire Pfoyuru abagore bagorwa sha umuntu w'umugabo muganga aho wabereye n'imyaka maze wegeze ubona umuganga wandika imiti ari kurimba ubu se muganga wanditse ku gipapuro agasinyaho uramugaye nimba ikiyo kayi icyo yabonye afite ikiraramyi kibimutegeka njye uwo muganga turanemera ariko dufaranga njya kumugurira ariko tujya kumugurira Ruvuna muheto Rufende tagenda umva ari ibitaza twegure turebe ko yeneguye byanze egura kazana kaneza bakibwe ngo kijye kumugurira ibyuma nayo mayoga karicaye Maga kanje bw'abagore nkubwire egura sha ntabwo negura abantu bandikira mipirimusi ngo esheshatu ndakurahiye uyu mugore ararengana ntabwo nagura yego rasi ego kasha reka nabwo umuvandimwe sha ekora yego nyine muganga yambwiye ngo yego ariko se ubwo burwayi yasanze ari igiki ni ikiyoka n'uruntu ruraza
gucumitiramo hano. Iyo nzoka ndayizi yitwa rugondo. Iyo yanaguhitana iyo yitwa rugondo. Nanuzanya akantu kamwongera Tatakara. Akira shahara ko narufite shahu. Umutirata shahu mugangahura. Akira tumuga Kenya. Tumuga cyo wabona. Ikibe cyakuvuna cyakugundiriye ngaha ni cyarusoka. Yego sha. Wongera ucinyeho undi mu. Wavuze ko ari icyakara. Kacaka. Cyangwa bibizi kumunamera. Mbega indwara. Muganga urumva ibyo muganga yambwiye mbega yaravuze ngo nyimara gusomaho zatangirana nego. Heguka bamuzima shaka. Kangara umva kiri hano kiri gondo. Ndifatira mu mutsi mwangasha. Akira reba ko wakwisomesha sha. Iki biricare umuntu arabiremba nabiraho ngaho ni ibintu niwamenya ubwoko bwabo. Kaza ngukubita umutisha. Uragenda wenda kurahemba nkwa. Mugangahure. Kandi kakana n'utavungira kungenda. Kamvuye inyuma kakana. Wagira inshuti yagira wowe. Muganga agira ati mitsingi esheshatu kumunsi. Icyuma nikikabure ku museko. Yego burerega nuko yari yagupimye. Yari imaze kureba mu ndawe cy'umubiri ukenewe. Kubwira ingegera y'umugore. Bujye kugurisha iwabo. Yego sha. Izi nguririzo mitsingi. Ndebe ko nagaruka. Urumva? Yego sha. Kugira ngo uzi kuntu yambwiraga abona ndi gusamba. Icyamugapfa ngo ubundi nanjye umuzubagege wawe. Ubundi ngajya kubutanga ahantu. Chewarara urakize sha. Chewarara urakize. arajya ufata. Yego aranawimura kugira ngo aranawimura. Reka nze nkubwire. Singushimiye inzoga umpaye. Ngushimiye umutima mwiza uyimpaye. Ariko uriya muganga uriyubona uradogitera kwandikira mye. Uriya ni data wacu. Bura ntwamuwe suzo mubonye umusaza wa marinette maremare. Uriya musaza bura yanyigishije no kubona imiti ya gihanga. Bureka nkumvugutire n'umuti gusigire kuri ibi bikanu bya. Ibi bikisigiye kumu. Ziba. Kazibindi byaro. Ariko ibi ni ibikisha. Ariko mwahere ndakubwiye ngo ziba. None se ibi byatsi ndakubwiye ntiziba. Ni kirurungi cy'cyaka afite. Ndakubwiye ni na ese mwaretse nakubwiye ni mwaretse nk'ubu ngo. Umuntu kandi ariko mwashimisho babwiye ngo muze mugiye guhamba. Kuki mukundi yo guhamba? Uwo murahani mubatinde nta biyagano mwari kubona. Nta biyagano mwari kubona ni muhumure. Waretse tukagushakira ko kubikanu. N'uyu mutsi ugaruka kubera uyu nguyu umutsi uno mutsi uyu ujyana muri mugabuzi. Dore uyu manutse uyu nguyu wari warahengamye kubera kubura ibintu bimanuka nyine. Bigenda bicishira cya rusoka. Nabimubwiraga ahubwo akawukandasha. Esa mugano yarago. Aya na amaco y'inda. Ariko nkabona rufendeka nta kintu ageraho kumbi n'ukwirirwa umusenyera sha. Bari kukurwanya. Ariko barakurwanya. Iki cyorezo uragikizwa. Ubundi uyu mutsi ubungu waragubanye. Iyo udaheruka akantu kamanuka. Nanone ukagenda uyu nguyu n'uhereza iriya rusoka. Rusoka ituma umva mfuyuru. Ubundi impamvu ari kukubwira gutyo. Uyu mugore urebuye. N'uyu mugabo ari kumuvugira gutyo. Uravuga kakama katanyise. Cyenda. Ako yakamukura tutwatse. Akamanza nkubwire. Noneho kugira ngo wemere ko ibintu bifite. Ziba. We kugira ngo wemere yuko uyu nguyu mufite uburenganzira uyu nguyu yari namunywanyi wanje. Aho umugabo aguwe kandi ndagomba kurenza twa. Kamwe bahimba wikuza sha. Urara kamwereka. Akira sha. Tugenda uje kurwarira iwanjye. Napfa muzamumbaza. Umva reka mubwire. Ndakubwiye ngo ziba. Ugiye gukura umugabo mu rugo iwe ngo agiye kurwarira iwawe. Uru ntago ari uruguru n'uruzitiro sha. Ubu ntago arahaguye. Nigute umuntu bamwaka byereshe bakazibura. Uzajya uzibona wowe. Kugira ngo umuntu apfe. Reka ngo kandi umva mukarfende. Genda kandi ruwa mugore wawe. Kandi ruwa mugore wawe. Kandi ruwa mugore wawe.
muvandi warwaye ryari uwo mupfu we uyu wa mupfu we mu mwihorere warwaye ryari zana ngufashe niko umva yarwaye ryari umuvandimwe cyabyihorere yarabyihoreye aka kagegerana ntuza ngo reka mbanza mpime nimwe musubije hasi mbanze mpime hano icara nyiri cyaka we icara ariko umuntu ushobora kuba waragikandagira reka mpime mbere warakandagiye igituntu banza mpime guhera mu birenge ubu ngubu cyavuye ahangaha kizamuka rambya turebe ariko si wakubwiye ubundi wo ko arwaye igituntu itonde cyahereye ahangaha none se none se umuntu arwara igituntu bakamwandikira inzoga esheshatu ariko ngaho pima uri kubona hano mu izosi muri 40 niho kigeze kizamuka icyo ndacyotse umva tumujyane kwa muganga tujyane kwa muganga turebe komanda wabyumvise muri 40 noneho rero urumva ko ubwo bigiye kwa muganga bikaze akira ubanza ucinya kwa muganga ntabwo banywa ikiraramye nzajya n'ubundi nyura hirya ku ruhande ngo utwike icyo kiraramye Mukarufende gumana urugo rwawe n'amakatanyi turajyanye umurwayi wacu kwa muganga mugende naho undi Mukarufende reka nkubwire rero njye ngukura inzira ku murima njye ndi makatanye nanjye urabizi ko jewe ku cyaka nanjye ndaruzi uriya mugabo wawe ntabwo ari indi ndwara arwaye ahubwo ni icyaka yifitiye nibuze ubwenge genda umushakire inzoga rwose urangure n'icyesu yitereka ngaha yinywere urebe ngo umugabo arahinduka urwembe niba nta n'amafaranga ufite ureke tugutwerere n'icy'inshuti ziberaho ariko ndakurahiye bungurize se shatebe ko umugabo izo yanyuze nzoga umva rero reka ndagiye ariko reka ngukandira akanyenyeri ugende urebe ukuntu wabigenza naho ubundi uriya mugabo ndakurahiye pe ni icyaka nta yindi ndwara reka ngukandira akanyenyeri harya ubwo reka nze akanyenyeri 182 nimero yawe ni iyihe yayindi ufite oya nyibutsa ni 078 ariko vuga umubare ku mubare 079 2 5 080 yego 080 okay rero ngiye kugushyiraho udumbi 15 ugende rwose ugerageze wirwarize naho ubundi cyaka kiramuhitana yaje urakoze maze rero reka ngende tuzasubire ngaho mugira ibihe byiza ewe naho ubundi ntabwo byoroshye nanjye reka nkurikira uriya murwayi yo kureba ibyaho bigeze ko namugurira izo nzoga nkareba ko yazinywa akazanzamuka